umugoroba mwiza kuri mwese abateze amatwi kandi mukurikiye. Imana ibaha umugisha. Njyewe turi kumwe ni Pastor Senga Emmanuel. Nongeye kandi kubaha ikaze muri uyu mwanya aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana none dutangira none tutarisoza tukazarisoza ku cyumweru. Tugiye kuganira twiga ku ijambo rivuga ku gukorera Imana. Ariko cyane cyane tureba inyungu iva mu gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Kubera iki mu by'ukuri numvise cyangwa mu mutima wanjye hajemo ijambo gukorera Imana. Byakomotse kuri video maze iminsi mbona, hari akavideo gato namaze iminsi gacicikana kanyuraho nanjye kangezeho. Mu by'ukuri umukozi w'Imana yigishaga simuzi, ariko nuko yavuze ijambo rikomeye numva muri njyewe hajemo ihishurirwa cyangwa se hajemo gusunikwa kongera ko tuganira ku ijambo ku gukorera Imana. Ariko cyane cyane tureba inyungu iva mu gukorera Imana. Kubera iki aribwo niyumvisemo ko twaganira kuri iri jambo? Nuko yavuze ko muri Bibiliya nta hantu handitse ko twebwe turi abakozi b'Imana, kandi nkumva nanjye nzi byanditswe byinshi yewe bitubwira ko turi abakozi b'Imana. Urabona iki gihe hadutse inyigisho nyinshi zimwe zitubwira ko ubutumwa bwiza burya butigishijwe na Yesu, ahubwo bwigishijwe na Paulo. Yesu atigeze avuga ubutumwa bwiza. Iyo dukotinga inyigisho ze cyangwa se tuzivuga tuba tutigisha ubutumwa bwiza. Abandi bakakubwira bati Paulo niwe wenyine watubwira ubutumwa twebwe abanyamahanga dukwiye gukurikiza, ntacyo bitwaye. Saho ushaka kugana. Aho ushaka kugana ni ukuvuga ngo yaba Yesu, yaba Paulo, yaba Petero n'abandi bavuze ko twebwe turi abakozi b'Imana. Ese ni kubera iki uyu mwigisha yigishaga ko tutari abakozi b'Imana? Mu by'ukuri ibyo yigishaga byari byiza. Yigishaga ko turi abana b'Imana kuruta uko turi abakozi b'Imana. Nibyo rwose, turi abana b'Imana kuruta uko turi abakozi b'Imana. Ariko mu by'ukuri nta nubwo bidukuraho ko turi abakozi. Umuntu yaba umwana agakorera se cyangwa agakorana na se. Yewe Bibiliya igenda itwereka ko twebwe n'Imana dufitanye relationship ishingiye ku bintu bine. Icya mbere, turi abana bayo. Icya kabiri, turi abakozi bayo. Icya gatatu, turi inshuti zayo. Icya kane, turi n'abagaragu b'Imana. Izi sinabuze uko nzita, iri sano cyangwa se aha duhurira n'Imana, iyi relationship dufitanye n'Imana, yaba kuba umwana wayo. Nibyo koko ngewe ndi umwana w'Imana kuko yambyaye ubwa kabiri ubwo nizeraga Yesu nk'umwami n'umukiza. Nanone Imana inyita umukozi wayo, nabyo tugiye kuganira. Icya gatatu, Imana ijya ivuga ko ndi umugaragu wayo. Apana umukozi gusa, umugaragu cyangwa se imbata ya Kristo Yesu. Imbata nindi level cyangwa se nukundi Imana itwita. Urugero, Paulo yakundaga kwandikira amatora akavuga ngo ndabandikiye ngewe Paulo, imbata y'umwami wacu Yesu, umucakara w'umwami wacu Yesu. Imbata ni umucakara mu rundi rurimi. Imbata ni slave cyangwa ni esclave, ni umuntu ubaye umucakara, udakora ibyo yigengaho, utitegeka, wabaye uwundi ngo mugenge. Umukozi we ni umuntu mu by'ukuri ukora. Yego birumvikana. Impamvu ngira ngo nuko ivuze umukozi umuntu yumva ibihembo. Yego Imana irabivuga ko izaduhemba nubwo turi abana bayo. Murabizi hari abantu bacuruza bagakorana n'abana babo muri business, abandi bagakorana n'abana babo muri mu kintu kanaka akora. Ntabwo bivuze ko kuba ari umwana wawe utamuhemba, ariko byo niyo yakora nabi akirukanwa muri kakazi, isano ntirivaho. Ngaya magambo rero tugiye kuganira, ngiki cyasunitse kugira ngo uyu munsi tuganire ku gukorera Imana n'inyungu iva mu gukorera Imana. Tuzibanda gusa ku nyungu imwe yonyine. Harimo nyinshi cyane Bibiliya itubwira, ariko uyu munsi cyangwa muri iki cyigisho tuzibanda ku nyungu imwe. Mu by'ukuri isa naho wagira ngo kuyivuga ku barokore ni ugukora icyaha, kandi na Bibiliya itaratinye kuyivuga, ari inyungu izagenera twebwe. Ahubwo kugira ngo tubone iyo nyungu turasabwa iki? Ko Bibiliya itubwira ko ari inyungu y'abakorera Imana, turasabwa iki? Rero uyu munsi nicyo tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo dore inyungu iva mu gukorera Imana. Dore inyungu iva mu gukorera Imana. Kubw'ibyo turabanza dusesengure, ese koko twebwe turi abakozi b'Imana? Imana n'ijambo ryayo harayitwita ko turi abakozi. Ko tubizi twagiye twigisha kandi tuzakomeza kubyigisha. Ni nacyo cya mbere gihebuje ibindi, turi abana b'Imana. Ngiyo identite irenze yindi. Ariko nyuma ya identite na nature hari na fonction.
mu by'ukuri identite nature yacu turi abana b'Imana, ariko fonction yacu turi abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Umurimo wacu turi abakozi b'Imana. Turabireba rwose tubiganireho. Ikaze rero ngira ngo ntanze introduction, ntanze impamvu y'ijambo tugiye kuganira. Nagusaba ngo wumve icyo tugiye kuganira. Nakubwira ngo niturangiza inyigisho uzaba usobanukiwe impamvu tuvuga ko turi abana b'Imana ariko turi n'abakozi b'Imana. Byo ugiye kubishyira ku munzani ntibingana rwose, ntiwanabigereranya. Igiruta ibindi cyane rwose ni ukuba umwana w'Imana. Turi abana b'Imana, nicyo twagizwe cyo, twaguzwe igiciro. Imana yatanze Yesu kugira ngo mu maraso ye aba ariho tuvukira. Ucyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Umwana wawe yakuze afatanya na se imirimo. Umwana yakuze iyo amaze kuba umugabo, ikibyerekana ni uko akora, ni uko apfa mu kukwirebaho agatangira agatekereza avuga ngo ese ngewe namara iki mu rugo rwa data. Bitewe n'ingano ye umwana agenda akura yigishwa icyo yakagombye gukora. Nahoze soma kuko nanjye mfite abana, bakubwira ngo umwana w'imyaka 3 utangira kumwigisha kwandurira ibyo yaririyeho. Ukwije imyaka 8 cyangwa iki utangira kumwigisha kugira ibyo yikorera, urugero kwiyambika, kwiyoza, kwisasira, nk'ibyo ngibyo. Uko abigisha aba pedagogue cyangwa se abigisha ibijyanye n'abana bakatubwira uko tubigenza. Rero icyo ushaka kuvuga, niba n'umwana wawe umutoza gukora, natwe mu rugo rwa data tugomba kugira icyo tuhakorera. Nicyo twahamagariwe, twabaye abana, nibyo, iyo niyo nature yacu, iyo niyo identite yacu, ariko fonction yacu turi abakozi b'Imana. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Wakoze kutubonera uyu mwanya, wakoze kuduha amagambo dukwiye kuganira n'ubwoko bwawe. Ushimwe ushirwe hejuru. Tuguciriye bugufi, wowe Mana yaduhamagaye ikatwizera tumeze uko tumeze uko, ukatugabira umurimo wawe. Tuguciye bugufi ngo tubashishe kugira ngo ubwenge bwawe n'ijambo ryawe n'imitekerereze yawe kuri iri jambo, kuri iyi subject igere ku bwoko bwawe. Nguciriye bugufi Mana, niteguye gukoreshwa nawe kugira ngo mu ntege nke zanjye abariho wuzuza imbaraga, kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe n'ijambo, maze icyubahiro cyose kigarukire wowe Mana, naho umugisha no gukomera no gusa na Yesu no gukora icyo ijambo rivuze bibi byacu. Tuguciriye bugufi, twiteguye ko tugenza uko ushaka, maze Imana igashyirwa hejuru mu izina rya Yesu, natwe tugahabwa imigisha yose iva ku ntebe yayo. Ni mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nantangiye kubivuga, turaganira ku ijambo rivuga gukorera Imana, ariko cyane tugana ku nyungu, umumaro uva mu gukorera Imana. Kandi ntabwo ndi kuvuga gusa mu ijuru, yenda nitubona kandi kaya tuzakomeza tubivuge, tuvuga no mu izuku uko bizagenda, ariko cyane ndibanda mu isi, ndibanda tukiri hano. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ariko n'ubwa Yesu Kristo, ibice 12 umurongo wa 26. Nagahugombye guhera mbere, ariko ibice 12 umurongo wa 26 haranditse ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Aya ni amagambo Yesu yivugiye. Yesu ubwe yari maganira, ni paragrafi itangira ivuga ngo abagira iki bashaka kureba Yesu. Hanyuma Yesu rero avugira ijambo ubwe, aravuga ngo umuntu nankorera ankurikire. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Urumva ko Yesu atwise abagaragu. Iyo tumukorera tuba tumeze nk'abagaragu be, apana bacakara gusa, abagaragu. Hano nikavuze, aravuga ngo umuntu nankorera, icya mbere akwiye kwitaho nuko agomba kunkurikira. Ibi bifite icyo bivuze nshuti yanjye. Kandi umuntu nankorera, nagira mubwire ko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Icya kabiri, umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Twebwe rero bavandimwe, dutekereza cyangwa twagiye twibwira ko kuba umuntu w'Imana mwiza, kuba umukozi w'Imana mwiza, kuba umukristo mwiza ari ukuba umutindi kandi nyuma y'abandi uciye bugufi utagira agaciro. Ibyo bikaba nk'ari byo bintu
parametre zigenderwaho kuriya muntu ari umuntu w'Imana, uriya muntu ari umunyamwuka. Yewe wanakomera, wabona poste kanaka, wagira amafaranga, wakubahwa, bigafatwa nk'aho ari intenge ku bunyamwuka bwawe cyangwa ku bukristo bwawe. Umuntu kuba yakwitwa umukristo mwiza, umunyamwuka mwiza, umuntu w'Imana mwiza, ni umuntu nyine uciye bugufi, atari guca bugufi kwa nyako ko Bibiliya ivuga, ahubwo uciye bugufi no mu buryo bugaragara. Wambaye imyenda iciriritse, w'umukene, abandi bafasha, wahinduye ijwi, ufite ukuntu agenda, wambara ibintu bitandukanye, yenda igitambaro, ibintu birebire bidahenze. Ibyo tukabyitiranya no guca bugufi. Oya, guca bugufi biri ukundi. Burya hari ubwo umuntu aba umwibone mu bintu bisa n'ibiciye bugufi, aba umwibone mu butindi, reka mbivuge gutyo. Hari ubwo umuntu aba umwibone imbere y'Imana ikamubona nk'umwibone rwose, yima amaso nandetse, ariko ari mu butindi. Akabera umwibone muri mediocrité. Yego mbivuza neza, umuntu akabera umwibone mu bintu biciye bugufi, byo kugawa, bigayitse, biri hasi, by'ubutindi. Yego muri mediocrité, nyamara yuzuye ubwibone. We azi kwibya akora ariko guca bugufi. Utazishuka. Hari amagambo twitiranya. Bavandimwe, icyubahiro ni igihembo cy'abakozi. Icyubahiro gikwiriye abana b'Imana. Icyubahiro niba tuvuga ko icyubahiro ari kibi, ni iki gituma tugihereza Imana? Ese niba icyubahiro ari kibi, ntabwo Imana yakakitubikiye. Icyubahiro ni cyiza, ni kimenyimenyi, turakirwanira. Ahubwo reka nkubwire ngo inzira igana mu cyubahiro inyura mu guca bugufi. Inzira igana mu cyubahiro inyura mu gisuzuguriro, ahari no koroha. Ariko mu by'ukuri icyo tugamije, aho tugana ni mu cyubahiro. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera, Data azamuha icyubahiro. Nk'uko nabivuze, nahereye kuri babandi bahengamye cyane. Urabona mu ngorane tugira y'ubu ngubu yabigisha, twebwe twigisha, dukunda kuba aba extremiste, abahezanguni. Washaka kumvikanisha kuba umwana w'Imana, ukabanza ugahindura ubusa ibindi byose. Ntabwo Imana igeze ivuga ko turi abakozi bayo. Oya, nibyo koko turi abana b'Imana. Nibyo koko turi abana b'Imana. Ariko witubwira ko Bibiliya itigeze ivuga ko turi abakozi bayo. Irabivuga, nibyo tugiye kuganira. Nibyo koko turi abana, ntidukorera ibihembo. Umwana ntakorera ibihembo. Ariko iyo uri umwana uri n'umukoziho, ukorera ibihembo. Turi kujyana, kandi ibyo kuba ukorera ibihembo ntibigukuraho kuba ka gaciro ko kuba umwana w'Imana. Ntibigukuraho kugira umurage. Umwana ukorana na se ahembwa nk'abandi. Yego nshuti zanjye, dutandukanye. Iyo turimo tuganira ku kuba umwana w'Imana, n'umumaro w'umwana w'Imana, n'imigisha izanwa no kuba umwana w'Imana, ibyo rwose ni byo. Ariko iyo wamaze gukura, utakiri umwana gusa muto, witekereza nk'ukwiye guhabwa byose, watangiye gukura ugakorana n'Imana, utangira gutekereza ibihembo n'umugisha uva mu gukorera Imana. Paulo yaravuze ngo bavandimwe, ubwo dukorana nayo, twebwe dukorana n'Imana. Nshuti yanjye, niba dushobora gukorana n'Imana, nuko ibizi turi abakozi. Paulo yaravuze ngo narinzi ibyo kwizerwa, narwanye intambara nziza, none mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Hari byanditswe byinshi, reka mvuge bimwe muri byo. Unyemerere mvuge bimwe muri byo byanditswe byinshi bitubwira ko turi abakozi b'Imana, kandi ibyo ntibiba byabanje gukuraho ko turi abana b'Imana. Oya, turi abana b'Imana bakuze, basobanukiwe, none tugakorana na Data, tukanezeza Data, kuko mu by'ukuri umwana ukuze anezeza umubyeyi, kandi bigaragarira mu byo akora. Reka nkwereke usome ibyanditswe 3 cyangwa 4. Icya mbere mu Baroma igice cya mbere ibice 2 umurongo wa 7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ni Paulo wabyandikiraga Abaroma. Ibi biri mu murongo w'ubutumwa bwiza. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa bigenda bite? Babishakisha gukora ibyiza badacogora. Imana nayo izagira ite? Izabitura ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Ibi ntaho bihuriye no kuba ugomba gukora ngo ubone ubugingo buhoraho. Unyumve neza, ahubwo iyi ni inyungu iva mu gukora. Icya kabiri, ariko ubwiza n'icyubahiro
n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza nushaka ukomeza. Abaroma ibice 2 umurongo wa 10. Gukorera Imana n'inyungu iva mu gukorera Imana irahari, n'uruhuri n'igihumbi. Paulo yaravuze ngo abantu bakwiye kudutekereza nk'abakozi b'Imana bagabura ibya Kristo. Nta kundi dukwiye gutekerezwa, dukwiye gutekerezwa nk'abakozi b'Imana bagabura ibya Kristo. Ndaza gukomeza, unyemerere nongere iki cyanditswe noneho aho kitwita abakozi b'Imana. Paulo yandikiye abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 4. Paulo yandikiye abakorinto urwandiko rwa kabiri ibice 6 umurongo wa 4. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo unyemerere umurongo nkwere hagati. Aravuga ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Uko niko handitse, nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Bibiliya ni kwitubwira none twise ngo iki? Mu murimo ntabwo twitwa abana, mu murimo twitwa abakozi. Haleluya. Iyo turi mu murimo ibindi gukora, Imana ntabwo yankuyeho ko ndi umwana, n'umwana wayo uri mukora umurimo. Yego rero hano irandeba nk'umukozi wayo ugabura ibyayo. Isaba iki? Umviriza Paulo ko avuga ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Twebwe turi abakozi b'Imana bagabura iki? Ibintu byayo. Kubw'ibyo tubigenze dute? Twiha agaciro nk'abakozi bayo. Nshuti yanjye, ibi byanditswe n'ibindi byinshi. Navuze n'icyo yavuze ngira mu bice 6 umurongo wa mbere avuga ngo twebwe ubwo dukorana nayo, ubwo twe dukorana nayo. Haleluya. Twebwe n'Imana turaba partenaire, turaba abako kwa kundi mu gifaransa bavuga les coopérateurs, les coordinateurs, abantu bafatanije, turi abantu bakorana n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, nayo ubwayo irabizi. Reka nongere icyanditswe gikomeye. Paulo yaravuze aravuga ngo abakorinto ba kabiri aho nyine nari mvuze ni igice yibanze ku bijyanye no gukora. Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 9 yaravuze ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana ariko turi birangirire. Bavandimwe, ibirangirire n'abantu bari celebre, n'abantu b'abastar, n'abantu mvuge guki the famous people. Turi abantu b'ibirangirire. Uturebeye mu isi ukaturebera mu bandi, turi abantu bisuzugurwa, turi abantu binamenyekana, ariko mu maso y'Imana itubona nk'abastar. Bibiliya avuga ngo Daniel niko yanditse mu bice 12 uhere ku murongo wa 3 aravuga ngo nuko bahinduriye benshi ku bukiranutsi mu ijuru bazaka nk'inyenyeri, bazaba ari nk'abastar. Mu makamba tuzambara harimo ikamba ry'ubugingo, ariko hari n'amakamba y'imirimo y'ibyo twakoreye imbere y'Imana. Nshuti yanjye, tutahengama. Nibyo koko ubuntu bw'Imana bwagoroye ibintu byinshi byari bigoramye. Ubuntu bw'Imana bwatuvanye mu bwoba. Ubuntu bw'Imana bwaremye identite. Mu nyigisho zacu zabanje twibanze cyane mu kongera gusobanura no gushimangira no kwerekana agaciro k'ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu. Ariko igihe cyari kigeze ngo dutere intambwe. Ntabwo twabuvuyemo ahubwo tubukuriremo. Iyo tukuriye mu buntu tubukuriramo dute? Twibuka ko ubwo buntu bw'Imana budushoboza gukora umurimo w'Imana. Noneho nitwitekereze nk'abana gusa, tukitekereza nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Imana ishimwe cyane. Bakwiriye estime kanaka, bakwiriye kwiyubaha mu buryo kanaka, bakwiye kwitekereza mu buryo kanaka. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Paulo niko yakunda kuvuga ngo nta n'ukundi mukwiye kudutekereza uretse ko mukwiye kutubona nk'intumwa, mukadutekereza nk'abagaragu, mukadutekereza nk'abakozi ba Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Yakomeje kubigira abakorinto ababwira ati abandi biyita intumwa 11 ati babamazeho utwabo murabakorera murabubaha, atariko twebwe intumwa za Kristo, twebwe abagabura ibyayo, twebwe abakozi bayo, natwe mukwiye kudutekereza gutyo. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ikanavuga ngo ndetse ibyo ngibyo bijyana n'ubusonga. Ubusonga uzi icyo ari cyo? Ni autorité. Ubusonga ni iki? Ni ubutware. Ibyo ngibyo dukora Imana yaravuze ngo ubwabyo bijyana n'ubutware kanaka. Bavandimwe, turi abana b'Imana. Icyo nikizahinduka twakivuzeho inshuro nyinshi, ariko kandi iyo Mana yatubyaye ikeneye ko dukorana nayo, ikeneye ko dufatanya nayo. Kugabura iki? Kugabura ibyayo. Tukabikora dute? Twihesha agaciro. Twagize rero ingorane
nkuko nabivuze namwe murabizi nacyo byitwa kuba abanyedini aho abantu bashaka kuringanira ntabwo ari Imana ikeneye kuringanira ashaka kuvuga ugasanga idini rirafata umuntu warangije kaminuza wize utekereza mu buryo kanaka rigashaka kumubwira ngo ugomba gutekereza no kwibwira nuko umuntu utigeze yiga yenda atekereza no twatekereza Imana kimwe ariko bya bindi twize mu ishuri bigomba kuduha uko tubaho nuko dutekereza na style de vie unyumve neza abantu batanyumva nabi umuntu wize kaminuza ukora mu biro muri ministère kanaka ukora muri présidence se ukora muri ministère des affaires étrangères cyangwa se ukora muri UN mu by'ukuri uko agomba kubaho nuko atekereza kubera amashuri ye kubera se classe arimo byakagombye kumuha uko avuga nyine muri ibyo ariko bidakuraho gukiranuka bidakuraho ko ari umwana w'Imana ariko ikibi cy'idini riratubwira ngo dore guca bugufi kose nuko guca bugufi niki guca bugufi si ugutekereza kuri ubusa oya ibyo babyita kwisuzugura ibyo babyita kwigaya ntabwo ari uguca bugufi guca bugufi si uko imitekerereze ikubwira ngo wowe you are nothing ahubwo guca bugufi kurakubwira ngo wikwitekerezaho na busa turi kujyana yumva neza burya umuntu hari utwe tuzi kumwibone ari umuntu uvuga ngo ngewe biriya bintu ndarenze ngewe narize uhorana nge yerekana ko arenze uwo turavuga ngo uriya mugabo n'umwibone azi ko ari we muntu uzi twebwe mu barokore natwe tugira akantu kadutwaye ngewe nkunda kubwira abantu buriya iyo wigaruka iteka ngewe mu minsi ishize navuze nge actually ujye witonda zanjye yo mwa wigarukamo cyane yego n'ubwibone kwitindaho kuko kwishyira hejuru cyangwa kudaca bugufi nuguhoza intekerezo zawe kuri wowe nugora wizengurukaho umva rero na wa wundi uganya uvuga ngo ngewe sari icyo mfite ngewe sari uwandeba ngewe sari uwanyemera nabwo buryo uba wishyira hejuru kuko kwibona bibanzirizwa muri uko kwihozaho amaso bibanzirizwa muri uko kwitindaho ugashaka kuba ari wowe uhinduka referanse ibintu byose ni wowe ibintu byose urarenze kuby'icyubahiro uritekereza Paul yaravuze ngo kuby'icyubahiro dutekereze ko abandi bari imbere ni kwandikiye Abaroma 12 ngo kuby'umwete ntitukabizangwe ariko kuby'icyubahiro utekereze ko mugenzi wawe ari uri imbere nshuti yanjye niwihoza ibitekerezo akaba ari wowe wibwira ni wowe abantu bakwiye gukunda ni wowe bakwiye kumva ni wowe ukwiye kubwiriza ni wowe ukwiye kugaburirwa ni wowe ukwiye guserva ibintu byose urumva ni nge burya niko kwishyira hejuru umva rero ni nabwo nunabikora mu bundi buryo buri negatifu nge se hari icyo mfite nge hari uwankunda nge hari uwanyumva nge hari uwandeba se ubyumvise wakumva umuntu aciye bugufi ariko nabwo uri muribona kuko izingiro ry'ubwibone ni ukwihozaho amaso umva rero guca bugufi si ukwitekereza kuri ubusa ahubwo ni ukutitekerezaho cyane cyangwa kenshi cyangwa na busa rero utitiranya nshuti yanjye niba ukeneye guca bugufi hoza amaso ku ntekerezo n'intekerezo zawe ku Mana no ku bandi wikwihoraho wireba ko ibigiza byose ari we bibereye nk'aho ari wowe wenyine abandi batariho reka nkubwire nujya ujya no kwiseriva njya mbona abajene wagerayo ugashaka ko ibintu byose byiza ari wowe ubirya ujye umenya ko nabwo wishyira hejuru ese abandi muri kumwe najya mbibona turi mu masengesho turi abajene benshi ugashaka ko ari wowe ubanza ntiwibuke ko abandi bari inyuma ukuguru ni wowe ushaka kugufata unyemerere nkoresha iyo blague ukuguru kw'inkoko n'ukwawe kandi nanone na deseri reka mvuge ngo amatunda ameze neza ni wowe ugomba kuyabanza ibyiza byose ni wowe kandi muri 20 none kuko ibyiza byose umva ko ari bikunda uko nukwikunda bizarakw'irebaho byarakwiyumva ko ari wowe ibyiza byose bikenewe nshuti yanjye guca bugufi si ukwitekereza ko uri ubusa oya uri uw'agaciro uri umwana w'Imana ahubwo guca bugufi ni ukutitekerezaho na busa bavandimwe nk'uko nabivuze njya mbibona mu masengesho ugasanga nyine twaciye bugufi turimo turasenga tugakontinga n'ibyanditswe kugira ngo twereke Imana ko twayiciriye bugufi ngewe umunyorogoto nk'uko abibwiye Yakobo ndi umunyorogoto nka Yakobo ndi imbwa y'imbaraga sa nk'uko Dawidi yabivuze kandi ugukumva ko waciye bugufi oya ibyo si byo byerekana guca bugufi oya reka nkubwize ukuri Imana yuko ikureba uri umwana wayo n'ikimenyimenyi yatanze Yesu kugira ngo apfe wowe n'ubugingo buhoraho reka nkubwire ntambwe y'imbaraga sa yavana Yesu mu ijuru reka nkubwize ukuri
ukuri. Nta munyorogoto icyo Imana yabwiraga Yakobo si ukumubwira ko ari ubusa, oya, yagereranyaga intege nke ze n'umunyorogoto. Nicyo kintu kigenda buhoro buhoro, ariko ntiyamubwiraga ko ari ubusa. Wikwibwira ko ari ubusa. Mu maso y'Imana ufite agaciro kenshi. Mu maso y'Imana uri umwana wayo. Yatekereje ko na Yesu adakwiye kubaho wowe utarabaho. Uri uw'agaciro. Abamarayika bajya baza Imana ngo ariko umwana w'umuntu n'iki kumwibuka, n'iki kumwitaho, wenze kumugira nkawe. Umwana w'umuntu n'iki? Nshuti yanjye, umwana w'umuntu ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Umwana w'umuntu ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana uri uw'agaciro. Ndagira ngo umenyeshe ngo mu ijuru biteguye ibirori byo kuzakira twebwe abantu b'agaciro. Abamarayika bahora muri za repetition yo kuzatwakirana indirimbo y'umwana w'intama n'indirimbo ya Mose. Bazaba badutegereje bavuze ngo ngabo, bazaririmba ya ndirimbo ngo dore bavuye muri urya mubabaro, banesheje isi, bazatwubaha, bazaduseriva. Bibiri tubwira ngo ni imyuka idukorera, itumwa mu isi kuzaragwa, gukorera twebwe tuzaragwa gakiza. Abamarayika baratwubaha. Bigeze kubaza Imana, babonye Yesu aje mu isi, baribaza ngo kubera iki umwana w'umuntu n'iki gitumye Yesu ajya gupfira abantu, wabarimbura ukarema abandi. Ariko mu maso y'Imana, mu mutima w'Imana turaba agaciro. Mu mutima w'Imana turaba agaciro. Yemeye gutanga icy'agaciro Yesu kugira ngo acungure wowe uw'agaciro kahebuje. Nshuti yanjye, uri uw'agaciro. Hindura intekerezo. Isi yaguponda, isi yakubabaza, isi yagutsikamira. Kandi koko turi mu nzira. Reka nkubwire ko uko kubabazwa kw'igihayihwaye Bibiri tubwira ngo ntabwo twambura agaciro, ngo ahubwo kuriyongeranya. Kubwiza tuzahishurwa. Kuba wowe usuzugurwa, kuba ushonje, kuba wambaye ubusa, ntugire ngo binejeje Imana, ntugire ngo nibyo biyihesha ikuzo. No, ahubwo iyo ibireba iravuga ngo kuko mwisi atari iwacu, humura. Iyo mibabaro irongeranya ubwiza, irongeranya ikuzo. Tuzahishurwa, tuzahabwa Kristo Yesu azahishurwa. Ntabwo uri inzegera imbega, ntabwo uri icyo ntagazi, ntabwo uri umuntu utafite icyo avuze mu maso y'Imana. Mu maso y'isi ni kugaragara, mu maso y'ibibazo ni kumeze. Ahari nawe watangiye kwitekereza ko ari ukuri, ariko nagira nkubwire ko atari kumeze. Wowe mu maso y'Imana uri uw'agaciro. Ijuru rirakwiteguye, ijuru rirarimbanije imyiteguro yo kuzakwakira. Uzubahwa n'Imana. Umwanditsi yaravuze ngo nayo ubwayo izaturirimbira. Imana izaturirimbira. Yesu azatwakira. Ngo natubona azahaguruka avuge ngo dore abona acunguje amaraso, dore umugeni wanjye nguyu, dore uwamvanye mu ijuru, dore uwatumye ntaryama, dore uyu nguyu ni watumye mbona kuguhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Ibaze nawe hanyuma ngo uri munyorogoto, hanyuma ngo uri imbwa y'imbaragasa. Ni mu maso y'isi, ni mu ntekerezo zawe zanduye. Naho mu maso y'Imana uri umwana w'Imana. Naho mu maso y'Imana irakureba nk'umukozi wayo, musangiye mugabane ibyabo. Hari ubwo uyu murimo dukora abantu bajya bawuhindura ubusa. Hari wigeze kumbaza ngo ariko ko ndeba uri muto wabuze icyo ukora. Iya ndeba abona ndi umwesikoro, iya ndeba abona nataye umutwe, iya ndeba aravuga ati wabuze ikindi kintu washobora. Nyambara njya no gukora ibi, hari umurimo nari nsize, nari ndetse akazi ntawanyirukanye, Imana yarampamagaye ndabireka nza gukora ibi. Ababireba rero babiha agaciro gace, ariko mu maso y'Imana dutekerezwa nk'abatamenyekana. Inyamara mu maso yayo turi ibirangirire. Nshuti yanjye, bizasobanuka neza ubwo abera bazazuka. Azatwubaha, azatwambika ikamba, azavuga ngo bahinduriye benshi kubukiranutse. Nimuze mwebwe abo datahaye umugisha, mwinjire mu munezero wa shobuja. Nshuti yanjye, turaba agaciro. Hindura imitekerereze. Uri umwana w'Imana, uri uw'agaciro, wawukorana nayo. Nakunze Apotre Gitwaza mu minsi ishize yaravuze ngo nta murimo n'umwe w'icyubahiro mu isi. Ibi nanjye narabivuze ariko yabisubiyemo. Aravuga ngo nta murimo, nanjye niko mzemera, nta murimo w'agaciro mu isi, nta murimo n'umwe ufite agaciro mu isi nko gukorera Imana, nko kuba umukozi w'Imana. Reka nkubwire, hari imirimo y'agaciro nko kuba umuganga. Abaganga barasanasana mugani wa wundi iminsi ikicuma. Abaganga bajya babazanira umuntu wapfuye rwose bakamusana, wari wihebye ko atazongera kubaho akabaho, which is good. Abasirikare bakora umurimo w'agaciro wo kuturindira ubuzima, bakaturindira umutekano udashobora kubona icyo wabahemba, bagasheta ubuzima bwabo kubw'abasivile nkatwe ngo dukunde tubeho mu mahoro. Uwo murimo ni uw'agaciro pe.
yego abarimu baratwigisha, utaruzi no kuvuga ukamenya kuvuga, bakakwigisha A na B ugasobanukirwa, ukavamo umuntu, ukamenya gusoma, ukaba umutegetsi, ukayobora isi. Nabo barakoze pe, abarimu n'umurimo w'agaciro. Ariko uko byaba by'agaciro byose, wumvise ibyo navuze birangirira naho twebweho tubwiriza ubutumwa ngo ababwizeye ubuzima bwabo ntibuzarangire. Araha barabubona, ariko no mwizuka bazabaho iteka. Nuhe muri murenzi uwo nguwo n'isi tabimenya, twebwe turabizi, turaba agaciro mu maso y'Imana. Inshuti yanjye, reka nkubwire, uruw'agaciro mu maso y'Imana. Isi yakwandamayininga, isi yaguhindura ubusa, isi yakubwira ubuzima ubwabwo bwakwigisha. Burya nabonye ikintu Satani akoresha ni ugutinza ibintu. N'abandi baravuga ngo ikinyoma cyigishijwe, ikinyoma gitinze gihinduka ukuri. Satani nicyo akoresha, azi iryo banga. Yagutinza mu bukene ngo akubwire ko nta gaciro ufite, yagutinza mu burwayi ngo wibwire ko ntacyo umaze, yagutinza mu bushomeri ngo wibwire ko uzapfa nabi ntacyo umaze. Isi nayo yakumarije inariza, yakuringaniza. Niko twebwe abantu duteye. Ariko narinje kongera kukwibutsa, wowe uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Niba koko ukora umurimo wayo, niba uri umukozi w'Imana, nugira icyo ushobora guhembwa. Nshuti yanjye, nagira ngo umenyeshe ngo niyo mpamvu n'isi turagerageza, n'Imana iragerageza, ariko igihembo cyacu cyo tuzagihabwa abera bazutse, tuzagihabwa by'ukuri abera bazutse. N'isi ntitwabona aho duhemberwa. Kubera iki? Umurimo wacu n'uw'agaciro. Nk'uko navuze, abaganga baravura, bagasanasana, bagasubiza umuntu ubuzima akabaho. Yewe navuga ngo ubuvuzi aho bugeze, medicine bagezaho ukuboko gucika, bakaguhereza, bagafatanya n'ubwonko, umuntu akongera akagira ukuboko kuzima. Mvuge ngo ikisi ujye ugira cicatrice, waravuyeho inyama, bakongera bakagukora chirurgie esthétique, ukongera ukagira mu maso hazima. Ubuvuzi buteye imbere pe, bakakubaga batagukozeho, batarinze kugusatura. Ibyo byose ni byiza, ubuvuzi ni bwiza. Ureba umuganga ukabona umumaro we n'umumaro utangaje, ariko nuwo mwisi. Uko twabigenza kose urabizi, yewe nta nudukozeho ubwacu tuzapfa. Ariko twebwe umurimo dukora nuwo guhesha abantu ubugingo. Twebwe umurimo dukora nuwo kubwira abantu ngo tubahe igihe gito. Urabizi ko ubuzima bwacu bumeze nk'urabyo, bumeze nk'igihu gihuha mu gitondo, cya gihu cyiza kigahuha n'umuyaga kikavaho. Ariko biri tugira ngo twebweho nshuti yanjye, abatwumvise, abo tubwiriza, bigaragara nk'ibisuzuguritse, ariko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana irakubwira ngo nanjye nzakuzura mu bapfuye, uzabaho iteka. Abaganga bagusubiza imyaka 30 yo kubaho ibaye myinshi, bagukorera chemotherapy cyangwa kemo, bakaguha kanseri ugasanasana iminsi ikicuma, ucyongeraho 15 cyangwa 5. Ariko twebweho tuba tukubwira ngo uzabaho iteka. Uwo tubwirije akemera yakira ubugingo buhoraho. Si n'ibyo gusa, tubona Imana ikiza, yo ntisanasana, irakiza, irazura. Haleluya! Imbaraga zayo zirazura, zikiza abarwayi, zikiza intimba, zikiza umubabaro. Mbega uwo murimo dukora wawunganya iki? Abisi bararwaye mu mutwe, ibintu byose babara interme y'amafaranga, bayibara mu byose babihaye agaciro k'amafaranga. Erega impamvu byacu bidashobora kwerwa amafaranga ntibigira igiciro. Niki wagura amaraso y'umwana w'Imana? Niki wagura gupfa no kuzuka kwe? Niki wagura kwizera gusa ukabona ubugingo buhoraho? Niki wakora ngo ubabarirwe byaha byawe byinshi? Niki watanga ngo amaraso yawe ubwayo ntiyakweza? Ibyacu ntibigira igiciro. Igiciro kizabarirwa mu bwami, niho bazatubwira ngo ngwino. Abankoreye bo, haleluya, Yesu arantegereje ambwire ngo ngwino winjire mu munezero wa databuja, ngwino winjire mu munezero waguteguriwe kuva kera isi itararemwa. Ngwino winjire mu buruhukiro bw'abizera, aho tuzabaho nta kwiganyira, tuzabaho nta gukorwa n'isoni, abamarayika baturirimbira, aho amanywa n'ijoro bitaba, aho tutagira icyo dukennye, tuzareba mu maso tukanyurwa, nta gihembo wabibonera. Turi abana b'Imana. Pawulo yaravuze ngo ubwo dufatanya nayo, twebwe dufatanya nayo. Abandi bashobora gufatanya na Satani bagakora, abandi bafatanya na kamere yabo bagakora. Niyo mpamvu muri iyi si imirimo yose irahari, ariko kugira ngo bose bafatanye nayo, uretse twebwe duzi gukorana nayo. Bibiliya tugira ngo kubw'ibyo rero Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, umuntu nankorera ankurikire, namara kunkurikira Data azamuha icyubahiro. Nshuti yanjye, umuntu nankorera ankurikire.
kuko ahondi ariho n'umugaragu wanjye azaba. Umuntu nankorera amenye ko data azamuha icyubahiro. Nshuti yanjye, burya gukorera Imana nibyo tugiye kuganira. Ndavuga gato gusa, hanyuma tuzasoza inyigisho yacu ku cyumweru. Icyubahiro ni igihembo cy'abakozi. Bavandimwe, dukwiye kubyirinda mu isi. Hari uburyo bubiri Imana ubwayo yaturemanye icyubahiro. Satani araza aratwangiza, arakitwambura. Noneho amaze kukitwambura, arabizi ko tugikunda, arabizi ko tugikwiriye, asa n'ukigaruriye, asa n'ugitwaye. Noneho akajya abwira abantu ngo nupfuka mukandamya ndaguha icyubahiro. Icyubahiro asa n'uwagitwaye muri iyi si, ku buryo kugira ngo ugihabwe bisaba kugira ibyo ukora bya Satani kugira ngo ukigire. Cyo kimwe n'ubutunzi. Aho avuga ngo ibi ndabiguha ariko banza upfuka mu ndamye. Nagira ngo ubwire impamvu tubara mu isi rero cya cyubahiro tukakibura tukigombwa cyangwa twarakiremanywe Imana ikiduha, nuko twanga kuramya Satani, nuko twanga kumupfukamira. Ubwo akavuga ngo erega iyi si narayigabanye, iyi si ninjye mwami wayo. Yes, n'Imana ntibihakana. Rero abamukurikira bemera gutanga ubuzima bwabo ngo bakunde babone fame, bemera gutanga ubuzima bwabo, bamwe bakiyandarika nkunda kubivuga, bakemera kwambara ubusa ngo bakunde bamenyekane gusa, bavugwe, bagira aba followers benshi gusa. Abandi bemera kuraya ngo bakunde babone amamodoka meza. Ukemera gukora ibidakorwa no kugambana no guhemukira bene wanyu. Harabahemukira abavandimwe babo bakabarya amasambu, bakabarya ibyo ababyeyi basize ngo bakunde bakomere. Twebwe twakwemera kubura ibyo kubwo kubaha Imana. Ariko humura, suko Imana itazi kukwira icyubahiro. Yaravuze ngo haleluya, umuntu nankorera yarangiza akankurikira. Apana gukorera Imana beside him, gukorera Imana kureye. Nshuti yanjye, hari ikintu, reka mvugira ijambo. Imana ifashe mbivuge nk'uko bindi mu mutima. Yesu yaravuze ngo abantu bazaza muri Matayo 7, ngo bamwe bazaza bambwire ngo mwami mwami twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Abandi bambwira ngo mwami twasengeye abarwayi mu izina ryawe. Abandi bavuge ngo twarahanuye mu izina ryawe. Abandi bavuge ngo twebwe twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Naratangaye. Yesu niyavuze ngo yamurambeshera mwavuga gundi Yesu. No, nizo ko karabizi byakozwe mu izina rye. Nta nubwo abihakana. Ngo ariko ikibabaje ngo azaberurira babwire ngo sinigeze kubamenya. Umva rero, gukorera Imana ni byiza, ariko wiyikorera utayikurikira, wiyikorera utari mu murengo wayo, wiyikorera ari we wikoresha. Yikorere utera ikirenge mu cya Yesu. Gukorera Imana igikomeye si ugukora, igikomeye ni uburyo ukora. Haleluya. Biratangaje kandi birababaje. Nibaza kwira ijambo aribwo ryumvikana muri iki gihe kuruta ibindi bihe byose. Hari abantu bahanura pe ariko batagamije icyubahiro cya Yesu. Hari abantu bahanura pe ariko batameze nka, erega se twe twenyine byabayeho. Nta muntu mbona bizakomereye nka Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza ubwe yabonye Yesu, aravuga ngo dore mwana, dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana 1:29 aravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ngo arangije kubivuga ngo abigishwa be bahita bakurikira Yesu. Niko biri tubwira ngo witwaga Andereya, yari mu rukuruwande wa Petero. Bivuze ko na Petero yenda yari mu ntumwa za Yesu nako za Yohana, yakurikiraga ubutumwa bwa Yohana. Ngo Andereya n'undi mwigishwa ngo babaza Yesu, bumvise amagambo yande ya Yohana, dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ngo akimara kubivuga bo bareka Yohana bakurikira Yesu. Byageze no kuri Natanayeli. Natanayeli ni mumuzi, umutemeraga ko ari ikiza cyavuye Yerusalemu na kuri Nazareti. Aravuga ngo uko mubizi hari ikiza cyari cyavuye Nazareti. Ngo ariko Yesu amurondoye arapfukama aravuga ngo mwami kandi mwami wanjye, aramukurikira. Yego, ngo abangaba bagumanye nawe burira. Nshuti zanjye, Yohana yagiye avuga ngo ubwo yageze ateza akaduruvayo, burya tuzamuvugaho cyane. Yohana byagezeho ngo abantu batangira kwibaza se dukurikire Yesu dukurikire Yohana. Ngo bamwe baraza ngo ati uzi ko wa wundi wavugaga nawe asigaye abatiza nawe. Ngo ariko si Yesu yabatizaga n'abigisha be, ngo yabatizaga witwaga Ainoni. Mu bice 3 muri Yohana niko hatubwira ngo naho Yorodaniyo ngo niho Yohana yabatirizaga. Abantu barashoberwa ati se dukurikire nde? Dukurikire Yesu dukurikire Yohana? Kuko Yohana baramwemeraga ko ari umukozi w'Imana, ariko Yohana ubwe akavuga ngo rega uyu ni ukwiriye gukuzwa, ngewe ngacishwa bugufi. Uyu niwe nababwira ngo sinkwiye gupfundura udushumi tw'inkweto
ze. Uyu ngewe meze nk'umuranga, nkwiye kwicara gusa iruhande rwe nkumva amagambo ye. Niko yabyivugiye ubwe, ariko ntigeze akurikira Yesu. Nshuti yanjye, hari abantu benshi bakorera Yesu ariko badakurikira Yesu. Hari abantu benshi bafite ishaka ryo kumukurikira, ryo kumukorera, kandi babibonamo icyubahiro, babibonamo inyungu. Abantu barabakurikira ariko batabizi ko batagera ikirenge mucyo. Yesu yaravuze, ushaka kunkorera mbere y'ibindi byose nankurikire. Icyo nicyo cya mbere usabwa, ni ugukurikira Yesu, ni ukugendera mu nzira ye, ni ukuvuga icyo avuze, ni ukubaho nk'uko yabagaho, ni ukwemera akaba ari ubaho mu buzima bwawe, ni ukwemera kumubera umugaragu, nk'uko yavuze ngo kuko umugaragu wanjye ahondi nawe niho azaba. Kuba umugaragu wa Yesu si ugukora ibyo wibwira, si ugukora ibyo abantu babona ko bitanga umusaruro. Hari abantu bari famous hano muri iyi si, abakozi b'Imana bafite titles, isi bakomera amashyi, ariko nagira nkubwire munsi w'umuzuko tuzatangara. Yesu ababwiye ngo sinigeze mbamenye, nyamara twarabonye ari bihanganye. Harimo abantu benshi bafite amazina, nyamara wareba neza ntawe nkeneye gucira urubanza, ndagira ngo nawe uzashishoze wareba ugasanga si Yesu bakorera, ahubwo bamwe bakorera icyubahiro cyabo, abandi bahindutse ibihanganye, abandi nabo kunezeza abantu mu buzima, intention yabo. Yesu yaravuze ngo rega kunkorera nyako, hanga amaso intambwe nteye, hanga amaso uwo ndiwe, hanga amaso ahonja. Uko niko gukorera Imana. Umuntu nankorera, ndagira mbamenyeshe ngo icyambere asabwa ni ukunkurikira. Ni ukugira gute? Ni ukunkurikira. Imana iturinde umutima nk'uwa Yohana Umubatiza wavugaga ngo dore nguyu, abarabigishwa be bakamuvaho bakamujyaho, uwagasigara ahagazaho. Dufite abantu bameze nka Yohana, ntibakeneye Yesu. Oya, niwe bavuga, ni nko kumubwira ati watwemere tukakwitwaza natwe tugashaka imibereho. Twemere tukwitwaze tubona akazi, ntacyo bitwaye ko umupastori n'akazi, mbega kumuvuga butu yabibonyemo akazi. Noneho hadutse ibintu byitwa YouTube channel ngo basige bana bahemba amafaranga. Ibi byahindutse akazi, nawe urashaka icyo uvuga. Bamwe dusigaye dushaka no gukina teatre, turebe ukuntu twabona amafaranga, tubone views. Nshuti yanjye, irinde umutima wawe, ndabigusabye, rinda umutima wawe. Ahari abantu barabona ukora, ariko Yesu yaravuze ngo ushaka kunkorera ntabwo afite izindi nyungu, arankurikira. Imana dutabare. He is following me. Ushaka kunkorera, he is following me. Ni ibintu akora buri munsi. Mbega gufollowinga Yesu ni ukuvuga iki? Ni ukureba intambwe ateye iyo ariyo. Mbega ashinze ikirenge, arashaka iki muri iki gihe? Kwiba ingibi bigezweho, kwiba ari trend. Mbega Yesu ashinze ibirenge he? Kumukorera si ukuvuga amagambo ye, si ugukomerwa amashyi, si ukurebera muri followers, si ukurebera muri views. Inshuti zanjye, si ukurebera mu bwinshi bw'abaza mu itorero ryawe, ni ukurebera mu buzima. Nyemera dusome icyanditswe kimwe, nicyo gisobanura ibyo ngiye kuvuga. Iki cyanditswe kirabivuga neza, kirabivuga neza. Unyemere soma iki cyanditswe. Abakorinto ba mbere ba kabiri, Paulo yanditse Abakorinto ba mbere mu mbabarire ibice 4 umurongo wa mbere. Paulo yaravuze ngo abantu bajye badufata nk'abagaragu ba Kristo bashinzwe amabanga y'Imana. Ibaze nawe, twebwe turi abagaragu, turi abakozi, ariko akazi kacu ntugasuzugure, ntufata akazi kacu ngo ugire ngo karasanzwe, ngo ahubwo turi abantu bashinzwe amabanga y'Imana. Uyu murongo wa kabiri nari ngiye kukubwira. Yaravuze ngo icyangombwa ku muntu washinzwe umurimo ni ukuba indahemuka. Nshuti yanjye, dore Imana nijya twebwe, haleluya, dore Imana nituzuka igiye gupima imirimo yacu. Ntabwo izabaza ngo ese Senga ko yabwirije abantu bamukomeye amashyi bangana iki? Ese abantu bavuze ko bafashijwe bangana iki? Umurimo uzapimirwa ku budahemuka. Paulo yaravuze ngo dore icyangombwa ku muntu washinzwe umurimo w'Imana. Nibyo yavugaga yandikira Abakorinto ati bavandimwe, ku bantu n'abakozi b'Imana twihesha agaciro nk'abagabura ibyayo. Ese agaciro nakahe? Si uko dufite abatwemera benshi, si uko dufite abadukurikira benshi, si uko izina ryacu ryemerwa, si uko abantu badutumira, si uko tumaze kugira amafaranga, si uko tumaze kuba international preachers. Si ibyo Imana ipima, tutishuka. Nshuti yanjye, yaravuze ngo icyangombwa ku muntu warazwe umurimo w'Imana ni ukuba indahemuka, faithful, kuba indahemuka. Shatse kugira ngo sinarekeraho,
tukazavuga ubutaha tuzagaruka tuvuga ibintu bitandatu, tuzavuga ibintu bitandatu. Bibiri tubwira nibyo koko wa murimo Yesu yavuze ngo dore umuntu nankorera icyambera nkurikire. Twakivuze gukurikira Yesu, gutera intambwe haziteye, gukora nk'uko abikora. Nta muntu n'umubaho w'umubose nabonye, n'umubaho w'umubose wakwihanganira umukozi w'igitangaza. Unyumve neza, apana umukozi usanzwe, umukozi w'igitangaza uvuye kwiga Harvard, icyo bita impuguke n'inararibonye. Bose uvuga ngo ndashaka ibi, nawe akavuga ngo nkurikije ibyo nize ndakora ibi. Ndakubwiza ukuri, nakubwira ngo jyana n'ubunararibonye bwawe. Igikomera ku mugaragu ni ukumvira, ntabwo ari ugukora byiza. Sinzi babyumvikana. Ntabwo icyo nakuze bambwira ngo gukorera Imana, ngo Imana ikeneye abantu bari disponible kuruta abantu bari capable. Nakuze mbyumva, nanjye ndabizemera, maze gukora ndabibona. Imana ikenera abantu bari available more than the capable people. Imana ikeneye abantu bari bavuga ngo yesa. Imana ikeneye abantu bavuga ngo yego. Attitude dufite mu kugukorera ni ukuba abagaragu. Attitude dufite ni ukuvuga ngo yesa, tunyure hehe, tujye mu cyaro cyangwa mu mujyi. Yego, boss yavuga ngo icara ukicara. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo igyemera kutunyuza mu bigeragezo. Ibigeragezo byigisha kumvira. Inyigisho niyo turangije. Nshuti yanjye, ndagusabye niba ukeneye gukorera Imana, dore icyambere ukwiye kwitaho, kurikira Yesu. Tera intambwe haziteye, shaka imitekerereze ye, ni wumva icyo akubwira kuruta we gukora ibyo abantu niyo umusaruro nukwiye gupimwa nawe, ukwiye kuwupimira muri we. Umusaruro wiwupimira muri views, wiwupimira mu bagukomera amashyi, wiwupimira mu itorero rinini nkatwe b'abapasitori, wiwupimira ku bagutumira i Burayi no muri Amerika. Urebere ngo ese kuko icyangombwa ku muntu washinzwe umurimo ni ukuba indahemuka. Ndagusabye iga kuba indahemuka. Ese kuba indahemuka ni iki? Wihemukira amahame yashoboje, wimuvugira ibyo atagutumye, wimuvugira ibyo atatigeze akubwira. Ndagusabye, Imana yacu ishimwe cyane. Ubu ngubu ibyo mvuze biratuma ukwiye kwibaza ngo hari iki Imana yandemeye niki. Hano umuririmbyi wanavuze aravuga ngo gukora umukoro utari wanjye nabyo si ugukorera Imana. Simvuze ngo reka gukorera Imana, oya, ariko akagombye kubahangayikishijwe no kumenya icyo shebuja ashaka. Yesu yaravuze ngo umugaragu uzi gukora ibyo shebuja ashaka ntabikore, bizamubera azakubitwa inkoni nyinshi. Arongera Paulo yaravuze ngo rega uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha. Nshuti yanjye, ndagusabye dore iki aha twahavuze turi abakozi b'Imana, ahubwo turimo turareba umurimo ukorerwa Imana ukazana icyubahiro. Umurimo ukorerwa Imana, Imana ikapuruvinga. Ukiri mu isi ukabona inyungu yawo, ukiri mu isi ukabona icyubahiro, kuko icyubahiro ni igihembo cy'abakozi. Icyubahiro ntabwo ari kiri satanike, oya. Icyubahiro twaba tubeshya. Rero kenshi ntidukunda gutekereza ku byo tuvuga, ku buryo hari igihe usanga twihakana ubuzima bwacu bwabwo buhakanye ibyo tuvuga. Niba buri gihe turamya Imana tuyibwira ngo uri Imana y'icyubahiro, ukwiriye gushyirwa hejuru, ni wowe turamya, ikuzo ryose ni iryawe, ukwiye gupfukamirwa Mana, ukwiye guterwa indabo, ni wowe mukuru w'ibihe, nta wundi wakubanjirije. Turakuramya, turakubaha Mana nkuru, ni wowe tukomokaho, ubuzima bwacu tubukesha wowe. Ayo magambo yose yo gukuza, yo kuramya, yo kuzamura, yo kwerereza, mbivuge ngo iki akwiriye Imana. None niba turi abana bayo, yikwiye kuvuga ngo mwebwe muragapfa, mwebwe muragahora hasi, niko mbega Imana itekereza? Oya, niyo mpamvu nitujya mu ijuru izatwambika ubwiza. Ariko tukiri no mu isi dukwiye kwitekereza gutyo mbere ya byose. Icya kabiri, humura, ntabwo duhora mu makuba. Imana igituzamura, Imana igitugirira neza, Imana igitwambura umwambaro w'igisuzuguriro, ikatwambika umwambaro w'icyubahiro. Hari benshi bacu bazamuwe, witekereza ko kuzamurwa ari imitego ya Satani. Hari n'igihe umuntu Imana imuzamura, abandi aho kumubwira ngo congratulation bakamubwira ngo witonde, aho ugiye ni mu mitego. Bavandimwe, ntaho Satani atarwanya, mu bukene arahari, mu cyubahiro arahari. Niyo mpamvu Yesu yavuze ubwe, aravuga ngo rega ngo imbuto zimwe zaguye mu maho. Aravuga ngo ayo maho
Yesu yavuze ko ari mu buryo bubiri, ngo bamwe ni amaganya y'iby'iyisi yo kwiganyira iby'iyisi, abandi nabo ayo mahwa yitwa ibihendo n'umunezero no kwishimira iby'iyisi. Yose ni amahwa. Ubukene burababaza, nagira nkubwire ngo burya mu bukene si mu gukiranuka, nanone no mu gukira si mu gukiranuka. Ugukiranuka kuba mu mutima. Niyo mpamvu yavuze ngo abo ngabo bo nabo bumvise ijambo maze rigashorera imizi mu mitima, rikera imbuto zimwe 50. Bibiri ivuga ngo kubera impamvu 5, yeze imbuto kubwo kwihangana, yeze imbuto kuko baryakiriye banezerewe, yeze imbuto kubwo gutegereza, yeze imbuto kuko ariyo ryonyine babonamo inyungu. Nshuti yanjye, ntabwo ubukire ari cyo kigeragezo, nta nubwo ubukene ari cyo kigeragezo, byose ni ibigeragezo. Rero nubona mwene se azamutse, ujye wishima unezerwe. Imana ijya izamura abantu bayo, Imana ijya igirira neza abantu bayo, Imana ijya itumara umubabaro ikaduha ku mazi tukunamuka tukumva ibihe byiza. Ariko icyo nshaka kukubwira, icyubahiro Imana igiha abantu bayo, apana icy'isi itanga, apana icyo we wakwiha. Hari n'ibyo twirwanirira twebwe, tukiha amatayito kanaka, tukihata icyubahiro cy'ibihato, ugashaka ngo abandi bakwemere. Ibi nkuru sinyizi, nayumvise ntyo, niba ari ukuri simbizi, narabyumvise. Ngo rimwe umwana yabwiye pastor we, aramubwira ngo sari pastor, aramubwira ngo iyo revera unayaciye amamako. Urumva yanarakaye cyane, yaramubwiye ngo waramutse pastor, ati iyo revera isigiye nyoko ko ndumva utayongeraho. Ugasanga dupfa ibintu nk'ibyo. Nshuti yanjye, tukumva ko gukomera n'ibyubahiro byacu biri mu mazina, biri mu byo oya, ahubwo ufite icyubahiro ntakenera ibyo niyo utabimwita bagifite, kuko icyubahiro cyacu Bibiliya avuga ngo kiva mu budahemuka. Icya kabiri kiva mu gukurikira Yesu. Icya gatatu turabizi neza ko mu isi ni ukudodadoda gusa. Mu isi ni nko kutubwira ngo mube muriyeho gake, ni muruhuke, ni nko kuduhereza, mvuge ngo ikise, ni ukuduhonja. Mu isi ni uguhonja, ni ugusogongera. Nyabuna icyubahiro tuzakibona bera bazutse, icyubahiro ariko twebwe Bibiliya itubwira ngo twambare intekerezo z'uko tugomba kwitekereza nk'abakozi b'Imana, tukihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibizayo. Nshuti yanjye, ntukirebere mu myenda rero, icyubahiro ntukitekerereze. Urabona ibyo tuzi ngo iyi modoka nihesha agaciro, ntabwo ari imodoka y'umukozi w'Imana, iyi koti ntabwo ari ikoti y'umukozi w'Imana. Ibyo n'abandi barabifite. Dore ahubwo uburyo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana ni ugukurikira Yesu, ni ukuba indahemuka. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Tuzabiganiraho turebe koko icyubahiro gikwiriye abakorera Imana, icyubahiro gikwiriye abakozi b'Imana. Bibiliya bivuga ngo twebwe twitekereze, twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibizayo. Yo burya tujya dusuzugurwa mu makoti meza, abantu bakadutinya gusa, ariko bagenda bakajya bagira ngo haragiye. Mu by'ukuri badutinya batatwubaha, ariko icyubahiro nyacyo umuntu arakubaha wambaye bihambaye, akakubaho utanabyambaye. Nk'uko Paul yavuze ngo twebwe twize kunyurwa, yaba ari mu mugayo, yaba ari mwishimwe. Aravuga ati twe dufite icyubahiro, abantu badutekereza nk'abatindi, twe tuzi ko dutungishije benshi. Uratekereza, ibaze nawe, abantu bakuru bati uriya ni nyakwigendera, arapfuye, asigaze ijisho rimwe, asigaze na izuba rimwe. Wewe wakwireba mu mutima bazi ko ugiye guhenuka, naho wowe uravuga ati ngewe ntungishije benshi, ni ngewe uhora usengera amahoro, ni ngewe ubereye maso abatarizera, ni ngewe ubwiriza batarakizwa. Ibyo ntunze mbigabana n'abajyanye umucyo, ubutumwa bwiza butaragera mu ijuru, bakubona nk'umunyacubahiro. Ntabwo biri mu byo wambaye, ntabwo biri mu nzu utuyemo, nubwo nabyo Imana ijya ibiduha ngo tubinezererwe, kandi koko bikaduha icyubahiro mu isi. Ariko mu maso yayo yaravuze ngo ushaka kunkorera nabanza nkurikire. Gukurikira Yesu, gutera intambwe aho ayiteye, gutekereza nk'uko atekereza, kubaho nk'uko yabayeho, nizo bihesha Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Naho ku cyumweru wiba nka Yohana Umubatiza, iyi nyigisho twigeze kwiga igihe kinini. Urabona n'abantu bahamagawe rwose, ndabyemera, bahamagawe, ariko nabo badanganyitse cyangwa bashutswe, bayobeze cyangwa bayobejwe nka Yohana Umubatiza. Nawe uhoraga avuga ngo dore nama w'Imana, ariko nta mutera intambwe ngo amukurikire. Nshuti yanjye, Imana idutabare. Dore ikiheshi, dore gukorera Imana nyabyo.
ntuzakorwe n'isoni. Ndagusabye hindura intekerezo. Ubwo abera bazaba bazutse, abandi baramenye ngo uriya ni umuhanuzi utabaho washatswe nabi kantarange, ariko Yesu we akazavuga ngo sinigeze kukumenya. Izina ryanjye warikoresheje mu nyungu zawe, izina ryanjye warikoresheje mu kwikungahaza, izina ryawe warikoresheje mu kwiha icyubahiro, ntiwagihaye njyewe. Kandi koko nawe ntahakana, uzi impamvu nzayikubwira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu hari ibintu itagikora, ngo nijya yicuza, nijya nivuguruza, ngo guhamagara kwayo n'impano zayo ngo ntibijya byicuzwa kandi ntibivuguruzwa. Niko Paulo yandikiye Abaroma, aravuga ngo kuko guhamagara kwayo ndetse n'impano zayo nijya ibyicuza. Iyo biguhaye wabikoresha neza cyangwa ukabikoresha nabi. Humura, muzahura abera n'abazutse. Uzi ko azakubwira aturabizi sinigeze kukumenya. Impano ye kugushuka, dore buryo bwiza bwo kwikoresha. Tera intambwe hateye ibirenge, kurikira intambwe ze. Nubwo ntushake, urabona aribwo dukorera ijisho ry'abantu. Wowe bimenye ko waguye, nubwo isi yagukomera amasi, bimenye ko wananiwe, bimenye ko wakamutse, nubwo abantu bakwemera. Ubibwire Yesu udahishwa, ubibwire Yesu waguhamagaye, ubibwire Yesu wakwizeye. Umubwiye ngo subizamo imbaraga, subizamo amavuta, subizamo intege, mbona uko ngukorera. Kandi umurimo wawe ntukawubarire ku bantu, nsa nk'utumbira Yesu. Imana yacu ishimwe. Narimo nganira kare n'umuvandimwe twari kumwe, mubwira nti hari igihe ko kukorera Imana ukabwira Imana ngo ibingibi uretse nawe nanjye simbibaza. Rwose uyu murimo nkoze n'uwo mu mubiri, uwo murimo nkoze ntukawubare. Yesu yaravuze ngo hari abakuru bakorera Imana ngo iyo bakenera gushimwa, yaravuze ngo ntibazabihanirwa, ngo ariko mu ijuru ngo igihembo cyawe nicyo nyine. Iyo wakorewe kugira ngo abantu bakubone, Yesu naza uzategereza ati ko nafashije imfubyi, ngafasha abantu, none ko ndeba ntacyo mbwira. Ati igihembo cyawe warakibonye, ariko niryari cyagiye wategerezaga ko bagukomera amashyi? Wabikoreraga kugira ngo abantu bagushime, none se ntiwashimwe nyine? Ngewe shima abandebaga, shima abankurikiraga, shima abambereye abagaragu bavuga ngo rega hazaba natwe niho tuzaba. Imana iguha umugisha. Reka ndekera aho ngaho. Imana ikugirire neza. Ndagushimiye inshuti yanjye. Umugisha w'Imana ukubeho. Yesu akurebe neza, akurinde, aguha amahoro, aguhaza ibyiza. Nongere nkureho urujijo, turi abakozi b'Imana. Utazishuka, turi abakozi b'Imana. Bagabura ibizayo. Ni nako dukwiye kwitekereza, ni nako mukwiye kudutekereza. Paulo yaravuze ngo dufite n'ubusonga. Dayeri we yarakabije, aravuga ngo tubivuze mwadutera amabuye. Aravuga ngo abagaburira iby'umwuka namwe mugabana ibyo mutunze. Ibyo mutunze twakagombye kubigabana n'ubusonga bwacu. Ibyo ntidukwiye kubizanamo kubabeshya no gushaka kubakora mu marangamutima. No, nukuri kw'ijambo ry'Imana. Nkuko wizeye ko Yesu Kristo yavuze ngo umwizera akatura izina rye afite ubugingo buhoraho, ni nako ukwiye kwizera ukemera yuko Senga nge nawe dukwiye kugabana ibyo utunze, kuko nge nkugabanya iby'umwuka nawe ukwiye kumereza ku by'umubiri. Niko Paulo yavuze. Imana yacu ishimwe cyane. Ese ibyo tubihabwa n'iki? Tubihabwa n'ubusonga. Ubuye busonga ko turi abakozi b'Imana bagabura ibizayo. Ntibikwiye kudutera isoni, ntibikwiye kwitwa ko turi abatekamutwe. Oya, turi abakozi b'Imana. Nasobanuye impamvu turi bo. Dufite agaciro, twebwe dutanga ubugingo buhoraho, twebwe duhesha abandi, dutuma baheshwa ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha. Ubitekereza atyo. Yesu yaravuze ngo abera nibazuka. Rega afite byinshi byo kuvuga. Matayo 10 umurongo wa 39 simbuka kwa 42. Yaravuze ngo bavandimwe, ngo uzabahereza gusa ku gikombe cy'amazi, igikombe cy'amazi, ngo bikoreye gusa ko muri abigishwa banjye. Aravuga ngo mu ijuru ntiyazigera buri ingororano ye. Warubizi inshuti yanjye, bamwe muzahabwa ingororano y'abavuga butumwa mutarigeze na rimwe mubumbura kanwa. Yesu ababwira ngo ngwino wabwirije ibihumbi. Ati ryari cyagiye watekereza agasenga ukagabana nawe gusa kubyo utunze? Ndivuze noneho niba ari uko muvuga ngo dukunda ibintu, reka mbivuge ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Cyagiye wamutekerezaga ukavuga ngo kubera ijambo wavuze muvandimwe nanjye nkoherereje fanta, akirugurira amata cyangwa se ugurira iki abana bawe. Inshuti yanjye, abera nibazuka. Yesu yaravuze ngo agushimira igikombe cy'amazi. Nicyo kintu kitagura menshi. Ngaswe noneho abatanze bizaba, ngaswe abadufashije kuri iyi nyubako, ngaswe abatwambitswe, ngaswe noneho abatugaburiye, abatwishuriye amazu. Ndakubwiza ukuri ingororano zanyu ni nyinshi mu bwami bw'Imana. Ubu butumwa ntabwo butandukanye n'ubuntu, ahubwo turakomeje ubuntu bw'Imana, dukurira mu buntu bw'Imana, tugakora ibyo ubuntu bw'Imana bukora muri twebwe. Umugisha w'Imana ukubeho. Hindura imitekerereze. Change your mind.
abanyafurika sinzi icyo twarwaye abanyarwanda aho iyo tuvuze ibi bakunda ibintu oya nukuri kw'Imana wibimpa ngewe ariko bihereza abandi niba yenda singe wisabira sinanakennye cyane oya rwose ariko icyo nshaka kubwira nukuri kw'ijambo ry'Imana tukwiye gutekerezwa gutyo tugabura ibintu bizima nubwo isi itatwemera Imana iratwemera natwe niko dukwiye kwitekereza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Reka senge mbashimira ko mwadufashe ku nyubako n'ubu ndacyakubwira urebe izo nimero ziri hasi udutera inkunga dusoze uru rusengero turwinjiremo tunezeranwe nawe umugisha w'Imana ukubeho. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu nyiringabo turagushimiye ku ijambo ryawe wakoze kutwigisha. Reka uhindure intekerezo zacu twibone nk'abakozi b'Imana bagabura ibizawe twe kwishuka icyubero twe kugishakira mu myenda twe kugishakira mu mamodoka twe kugishakira mu mazu twe kugishakira mu invitation twe kukibonera muri posters twe kukibonera ahantu hakomeye n'abakomeye b'iyisi twicaranye ahubwo tubirebe nk'uko bireba. Waravuze ngo ugukorera bihesha icyubahiro, waravuze ngo nugukurikira uduhe gutera intambwe zawe aho uziteye, abantu badukomera amashyi kandi banadukoba, abantu baduharaye banaduharurutse, abantu badukunda banatwanga. Duhanga amaso wowe niko bizakugendekeye. Mu mwaka wa mbere wari ntamenyekana, mu wa kabiri wari umusitari mu Israeli, mu mwaka wa gatatu wari utangiye kujwanywa, ariko ni wahinduye imigambi, ni wahinduye imitekerereze, ni wahinduye uko wabonaga umurimo wa data, wawusohoje neza. Nanjye ndabigusabye ureke duguhanga amaso nk'uko wahanze amaso Imana ukavuga ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka, kuko mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge. Ureke dutere intambwe aho uziteye, ureke tunyure mu nzira zawe, uturinde gushukwa no gutwarwa n'abantu iyo badushimye cyangwa batugaye, iyo batwemera cyangwa batatwemera. Mwami, ibibazo bije cyangwa bitaje, unyemere tuba abagaragu bawe kugira ngo duharanire aho uzaba ko ariho natwe tuzaba. Ngusabye ngo ureke umurimo wawe tuwukurane ubudahemuka. Mweretse wari wayobejwe, mweretse yari yarabiretse yibwira ko kumwana bihagije, muvane muri iyo comfort maze umenyeshe ko wowe ukorana n'abana bawe. Waravuze ngo ubwo dukorana nawe twiheshe icyubahiro nk'abakozi bawe bagabura ibizawe, ahubwo duha amavuta, ahubwo duha imbaraga, ahubwo duha ishyaka. Ahubwo mwana ureke twe kwirebaho, twe kwitekerezaho, tutumbire Yesu wenyine, tujye gushaka abazimiye, tubwirize ubutumwa bwiza twambaye imbaraga, umwe wese mu mpano ye, umwe wese mu mavuta ye, umwe wese mu muhamagaro we, kugira ngo tubwirize Yesu, kugira ngo tumenyekanishe Yesu, isi yubahe Yesu, isi hindukirire Yesu, umurimo wawe, ubwami bwawe burushaho kwaguka, maze icyubahiro kigarukira Imana. Ndagushimiye, urakoze Mana, uhimbazwe. Kandi tukiri mu isi turebesha amaso yacu wowe Mana itanga icyubahiro, wowe Mana izamura abakozi bayo, wowe Mana ikura abantu mu mubabaro, wowe Mana ijya yunamura, wowe Mana ijya iruhura, wowe Mana ijya itanga akaruhuko muri iyi si. Nubwo Satani atatworohera, ndabizi ujya utugeza ahagutse, ndabizi ujya utugeza mu misozi y'igikundiro, ndabizi ujya utugeza ku mazi, hari n'abugeza i Bewura, hari abugeza mu misozi n'igihugu cy'igikundiro, cya gihugu cya Emmanuel. Ubagezeyo Mana, maze babona akaruhuko, banezererwa indabo, banezererwa imigisha, banezererwa akayaga kari mu gihugu cya Emmanuel. Uburuhukiro buze mu mutima, banezererwa ineza yawe uzabukoze Ma. Ruhura barushye, ongera imbaraga abakozi bari bananiwe, ongera imbaraga abavuga butumwa, abashumba, abinginzi, abakozi bawe ubongeremo imbaraga mu izina rya Yesu, kugira ngo uhagarare mu gihe nk'iki twe gucika intege. Mu izina rya Yesu twongeremo imbaraga, twongeremo amavuta, ducanemo umuriro, twuzuzema kugira ngo tugukorere mu minsi mibi ya nyuma nk'iyi. Duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, twihesha agaciro nk'abakozi bawe bagabura ibizawe, utuneshereze ibitunesha, uduha imbaraga zawe, udusubizemo intege, utube mu ruhande, utubere Imana, tukomeze tukubera abana. Aho duhagaze icyubahiro cyawe kimenyekane. Icyaha ugakomeza amagambo ava mu kanwa kacu kugira ngo afashe ubwoko bwawe. Uturinde ku byo tubaho, uko tubaho bitandukana, bivuguruza ubutumwa tuvuga, ahubwo twerekane icyubahiro cyawe. Urakoze Mana, ndagushimiye kumvise gusenga. Ni mu izina rya Yesu niho dusabye dushima, twiringiye guhabwa. Urakoze, amen. Imana ibaha umugisha, ubuntu bw'Imana bubabeho. Tuzakomeza inyigisho yacu ku cyumweru. Nguhaye ikaze. Imana iguha umugisha.